dukurikije performance bageze kuri match ya Portugal ukabona batayitinye bakanganya Congo riraza kugira icyo ikora ariko yarwanye ariko birangira ku munota wa 70 Daniel Munoz umusore baramuzi mu ikipe ya Crystal Palace umusore w'imyaka 30 y'amavuko atsindiye Colombia igitego kimwe rukumbi cyabonetse ku munota wa 76 DRC kuririmba ekotite biranga batsindwa na Colombia kimwe kubusa. Iyo ni imikino yakinwe ariko Rugaju reka duhere kuri CR7 kuko ku mukino wa mbere yarafite agahinda kenshi baramutrorinze inshuro nyinshi ndetse n'ikipe y'igihugu ya Portugal ariko ku munsi w'ejo gutsinda ibitego biri karagahigo kuko ashoboye gutsinda nibura igitego mu gikombe cy'isi ku nshuro ya gatandatu yitabira igikombe cy'isi ntashobora gusohoka adatsinze igitego kari agahigo ariko kandi nimwe mu bakinyi bakuze dufite mu gikombe cy'isi no gutsinda byari bifite icyo bisobanuye gusa yaje kugaragara atishimye ubwo bongeraga kumubaza kuri Messi arenga itangazamakuru babwira ati ese ko na Mbappe yatsinze kuki muhora mumbaza kuri Messi. CR7 yongeye kubona inshundura yazibonye ariko usha n'ibindi bitego byashobokaga ko yashoboka no gutsinda bitatu cyangwa se bine. Icyari kiza cya mbere nuko yashoboye gutera mu izamu abanza kwikuraho icyo gitutu gikomeye cyo gora agereranywa iteka ryose na Lionel Messi ntibizigera bivaho kugeza bashoje kariyeri. Amateka bazabasize ni yazagena uzafatwa nka nimero ya mbere nubwo Messi ari imbere. So Ronaldo mu by'ukuri iki gikombe cy'isi gifite byinshi gisobanuye kuri we, harimo ibice bitatu biruta ibindi. Cya mbere nuko nta gikombe cy'isi yari yatwara kandi arabizi ko icyo cyo cyanyuma agiye gukina. No kuvuga ngo no gutanga ibyo asigaranye byose mu mbaraga z'umubiri, mu mbaraga z'ibitekerezo, mu bushobozi bwose Imana yamuhaye. Yatanga icyo cyo cyose ariko akagira kino gikombe ko cyari ingenzi cyane. Kubera yuko nta na rimwe bizigera bikundira Cristiano Ronaldo kwicara ku meza ya GOAT cyangwa se greatest of all the time, kwitwa umukinnyi wahize abandi bose mu mateka y'umupira w'amaguru ku isi. Nyamara Cristiano Ronaldo abizi ko azaba adafite igikombe gisumba ibindi aricyo gikombe cy'isi. Ushobora kuvuga ngo kuki aricyo giherwaho, nuko mu kugena umukinnyi wahize abandi mu mateka y'isi, apana kuvuga muri era ye, apana kuvuga mu gihe cye. Ushobora kuba mwiza mu gihe cyawe, iyo myaka 30 wakinnye ugasanga warushijeho mwakinnye mu gihe kimwe, ariko kwitwa hiza abandi criteria za mbere zizamo nicyo kuvuga ngo ilaganye tu, yatwaye byose bikenerwa ku isi. Icyo utarakigeraho ntabwo ari wowe wahiza abandi, kuko ntushobora guhiga abandi mu gihe utacivinze byose. Itandukaniro ryawe n'abandi ribiri. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, Ronaldo arabizi ko mu buryo bw'imibare ibindi byakamuvugiye bishingira ku bikombe byinshi yaba yaratwaye bindi habuze n'icyo kiruta ibindi siwe wa mbere. Kuvuga ngo wenda sinatwaye kiruta ibindi ariko ninjye watwaye byinshi, ubwo tugiye kubishakira muri quantité. Icyo gihe ntabwo aza kwisanga ari we wa mbere, kuko nabwo Messi aramurusha ibikombe. Icyo gihe azaba agitekereza avuga ngo bazankundira kuri individual trophies, ibikombe byanjye ku giti cyanjye, ibyo nashoboye gutwara, donc ama awards. Ikisumba ibindi mu awards tureke ibingibi umuntu ashobora gutwara ngo sinzi wenda ngo yabaye top scorer wa Saudi Arabia yabaye hari igisumba ibindi ku isi cyitwa Ballon d'Or. Still arabizi ko Messi amurusha 3. Ibyo arabizi ko ni umuzigo umuremereye cyane, ariko hari ibindi nawe afite ashobora kugereka kuri icyo gikombe cy'isi bigahita bizamura izina rye. Iyo deba noneho akaba yayinjiramo. Igikombe cy'isi cyahesha agaciro ibitego Cristiano Ronaldo ashaka kuzuza 1000. Ashobora guterura ibintu bibiri binini akabishyira ku meza y'ibiganiro mbere yuko njya ku cyanyuma, ari nacyo gisa naho Messi naho atsindira abantu benshi. Nango ateruye igikombe cy'isi akakigerekaho ibitego 1000 mu gihe yazabigeze. Ariko birashoboka rwanda 25 bifite uburemere kuko bitaye mu class muri cya kindi twahereho cya ilaganye tu
yatwaye byose noneho agahita agereka noneho umwihariko kuba yatsinze kurusha abandi bose. Ibyo bimuha ingufu nyinshi cyane, bidakuraho ko injijuke mu mupira zisigarana ikintu cyo kuvuga ngo ese umupira wakababarirwa mu bitego gusa, wakababarirwa mu bikombe gusa, ariho Messi agerera excellence no muri iyi mikino abantu bose batangaye bijyanye n'uko ari kwitwara. Umupira nawo buri abantu bibeshya yuko ari ikintu gipimirwa mu bitego, no, ariko injijuke muri yo zibasha kumenya icyo bita ubushobozi bw'umuntu mu gukina, nka kuri abapima ubwenge bw'umuntu bagapima IQ. Messi icyo afite ni umupira uri pire. Umupira uri pire ni iki? Ni umupira uri mu bitekerezo mbere yo kumanuka ukajya kugaragara mu kibuga. In other words, umupira ufite uko upimwa mu mitekerereze mbere y'uko haba execution yawo. Nango umupira ufite, reka mbaho urugero, u Rwanda rwagize vision 2020. Ntitwabonyemo amazu, ntitwabonyemo imihanda, ntitwabonyemo amastade, ntitwabonyemo. Ibyo bintu byari mu mutwe w'umuntu mbere y'uko bibaho. Umupira uba mu bitekerezo mbere yo kugera mu bikorwa. Icyo nicyo twita gutekereza none ukabona gushyira mu bikorwa. Ibyo rero ni umwihariko Messi yisangije, bavuga yuko ari cyo ariyo greatest strength yarushije na ba Pele. Ni ukuvuga ngo uburyo atekereza, kandi iyo tuvuze gutekereza ni ugutekereza, niyo mpamvu mujya mwumva uwitwa Peter Drury ajya avuga ngo he is ahead of times, asa n'uri imbere y'abandi bantu. Okay, twese turi 3:18, nta muntu uzi ikintu kiri 3:19. Yego, ubu tuzi niba wenda hari umuntu ugiye gukora kuri uru rugi, ntabyo tuzi. Iyo rero bavuga ngo he is ahead of times, ni ukuvuga ngo Messi iyo ari gukora amaruns, iyo yiruka, iyo stop, iyo ahagarara, we uko abatekereza asa n'usoma ikibuga cyose n'amahindi z'abakinnyi bose n'imihagararire, akabasha kubona ikintu gishobora kuza gutanga opportunity, not only y'igitego gusa, n'ubundi buryo bikomeye mbere y'uko iyo action ibaho. Abenshi uzabyumva bikurira mu kajambo kitwa gusikana. Gusikana ni akantu gato, n'ibiri ba Pedri bakora ibyo Messi arabikora kumwe, bakina basa n'abireba ku ntugu, areba n'induri inyuma yanjye n'induri imbere yanjye. Bajya gusikana ni agace gato cyane muri ibyo bintu. Hari abandi uzumva ngo ni ukugira ngo capacity yo kuridinga umukino. Kuridinga umukino ni aspect gato muri icyo kintu ndi kuvuga. Gusoma umukino. N'abavirigere bigeze ko hari abadefenseri basoma je akantisipa agakora ibikorwa mbere yuko biba. To be ahead of times biri hejuru y'ibyo. Nukuvuga ngo iteka impamvu bavuga ko Messi he is ahead of times, nuko rutine ze iteka uko yiruka, nuko stopa, nuko shota, bibyara ibitego iteka bisa bitarigera bihagarara, nk'igitego cya mbere yatsinze ejo bundi kuri match baheruka ya Autriche. Buriya buryo Messi akora icyo bita kujya off run. Messi kutiruka mu gihe abantu bose bari kubona ko bari kwegera box, agahagarara akabanza akereka abantu ko I'm not there, nta nubwo mbishaka. All of a sudden agasoma icyo bita kwinterpreta espace, gusoma uko abantu bahagaze, noneho akabasha kubona umwanya muto wo guhagararamo mu gihe gikwiye, ahantu hakwiye, ishoti rimwe rihindura ibintu byose. That's Lionel Messi. Abandi bakinnyi ibintu byinshi babikora harimo difficulty, no kuvuga ngo ababikora binabagoye kubikora, abanabikora harimo n'ingorane, abanabikora harimo n'amadiweri, harimo n'imvune, ariko Messi atuma bigaragara ko byoroheye nawe, nyamara icyoroshye ntabwo ari ukubikora. Icyoroshye icyo afite kimworohera ni ukubitekereza, ari nacyo cyagoye abantu bose. In other words, ibyorohera Messi ni ugutekereza icyo abandi batatekereza, none agakora igikomeye abandi bose bagorwa no gukora ibintu byoroshye, kuko uzarebe finesse za mu bintu bya Messi. Icyo rero Cristiano arabizi neza ku bintu bitatu narimvuze ko kizamusanga iteka. Izo critique arabizi ko ubwo bwenge abantu babona ko Messi yabumurushije. Aravuga ati rero abandi bantu banyubatse nk'umuntu w'umuhard worker,
bemera ko ndusha gutekereza, bemera ko ndusha IQ, twita IQ y'umupira, bemera ko ndusha nyine ari avance, ari ahead of times imbere yanjye kure. Ariko se ko abantu bashima work rate yanjye, discipline, uburyo nduhuka, uburyo ndyama, imyaka nsunitse 23 yanabivuze nijoro ati niko mbaho muri critique imyaka 23. Ese ni cye kintu cyaza kigasa n'ikibahaye izindi mbaraga hejuru bya bitego igihumbi byinshi nabyuzuza nicyo gikombe cy'isi byibara kizaba kigiye kuzamura ikintu kivuga ngo meno yatwaye nk'ibyo Messi yatwaye niyo wenda bitangana mu mubare. No dusigaye tugereranya ubwenge no gukoresha imbaraga, dushaka kuzakora conclusion ivuga ngo probably habaye umukinnyi mwiza watwaye byose, atwara n'igikombe cy'isi n'amaballon d'or, afite ubwenge budasanzwe Lionel Messi, ariko hazaza n'abandi ba scorers bazabayinga igitekerezo kivuga ngo meno habaye umukinnyi watsinze ibitego byinshi kurusha abandi bose, atwara n'ibikombe byose harimo n'igikombe cy'isi, w'umukozi cyane Cristiano Ronaldo. Icyo gihe bizaba byoroshye ko hashobora kubona abayoboke ba Cristiano, kuko iraganye tu nicyo cyambere. Hazaboneka wenda n'abayoboke ba Messi iraganye tu wenda n'ubwenge bwinshi, ariko Ronaldo arabizi ko azagira abakunzi bake. Ibi turi kuvuga nk'abari kumureba. Tekereza igihe internet ari izaba irimo kugarura gusa ibyabaye, wowe nubikuruza ubwenge ukabishyira mu 2050 umwana atarababonye, nta deba azajya ko hazabe ati no ubwira uwo muntu nje nta gikombe cy'isi yatwaye. Wowe urabivuga ko na Ronaldo scoring uri kurivinga that era, ariko ikizabitesha agaciro ni igihe hazaba hasigaye inyandiko, kuko zo ntizisaza. Hari inyandiko zizaba ziri hari zimeze nka cya kiganza cyanditse ku rukuta muri Bibiliya zivuga ngo Messi iraganye tu Ronaldo ntiyatwaye byose, debye izajya yirangiza nk'aka kanya. So Ronaldo rero ni umuntu bizi neza ko ari kurwana na destiny icyo azasiga. Icyo ni icyambere. Cya kabiri cyo ntago tukidefanda ni ukukivuga gusa. Cristiano arabizi ko nyuma y'iki gikombe cy'isi yabahaye igihugu cya Portugal kado izahora ari ibihe byose. Yabahaye ero batigeze bagira mbere ye, ari nacyo abantu bamushimira. Abahaye World Cup, bizaba ari ukuvuga ngo nta kintu na kimwe igihugu cyanjye na kimwe mbagomba. For the gift of a nation ushaka gutekereza ngo bivuze iki? Bivuze yuko Cristiano Ronaldo ibihe byose Portugal izabaho nk'igihugu, Liverpool n'iby'isi y'umupira wenda bizagera n'ukundi, nta gihe azigera haboneka undi mukinnyi uzahabwa ikuzo no gusingizwa nka Cristiano Ronaldo. Akeneye kubikora niwe yabikorana intege nke, ariko akaba muri abo bantu bazahora iwabo bavuga ngo nta muntu n'umwe yigeze akora ikintu Ronaldo atakoze. Sofke mu rugo nyine byo mu rugo yamaze no kubyestablishing igikombe cy'isi kizaba ari additional, ariko n'ubundi ariko banza ubyumve neza kwizigira. Atwara za UEFA Nations League yatwaye ero, ariko banza wumve uribuka muri Bibiliya uribuka ba Ibyo na ba Rui Figo si uri kumukompara n'abatari baragize ibyo bakora. Niyo mpamvu yabahaye ero, ariko ashobora kuzi generation ya Bruni gatwara mondial. Nagwa urugero rwo muri Bibiliya wibuke Sauli ibintu yakoraga, ariko Dawidi baravuga ngo Sauli yishe inzovu ariko Dawidi yishe ntare. Yes, in case hazaboneka indi generation ishobora gutwara mondial atarimo, bazavuga ngo no Cristiano yaduhaye iki none dore yazanye. Ari nacyo cyabaye kuri Messi. Messi bahoraga bavuga ngo ibintu byose wakora Maradona yaduhaye mondial, uravuga iki ceceka antira yizanye bakabate gakorerwa stamara nta kintu tumubaza. Nukuvuga ngo ikintu kigira agaciro gikompawe n'ikintu. Ubu dushobora kuvuga ngo Rugaju nanutse ko twamujyanyije na Kwizigira, ariko ntabwo nanutse ujyanyije na Eric Ntegereimana. Siko kuri se, siko kuri ikintu kigira agaciro gikompaye n'ikintu. Nukuvuga ngo ifite imbaraga ko Ronaldo yayitwaye nta wundi wayitwaye, ni nako Cup izagira agaciro mu gihe hari undi uzayitwara Ronaldo atarayitwaye. Icyo ni ikintu asigaje gusimanti wabo, arabizi mu mutwe we. Akanyuma rero gakomeye cyane niwe nk'umuntu. Ronaldo twese ushaka kubivuga byintroduce neza ari goga, ushaka no kubira frustration yarayifite pe. Baramaje bati Messi yatsinze, ati ko Mbappe yatsinze kuki mumbaza Messi. He knows that
arabizi ko akeneye gutwara icyo kintu akaruhuka umutwaro w'umuntu witwa Messi, kuko komparezo ye na Messi iramubabaza ko Ronaldo hari ahantu yageze adepansa Messi. Entre 2014-2018 Ronaldo yasize Messi kuko atwaye mu Champions League enye, yongeraho yari atwaye muri Man U zibe 5, abasize Messi kuri Champions League. Nicyo gihe Messi ataratwara Copa America nimwe, Ronaldo atwara Euro 2016. Ronaldo akazajya byivugira akavuga ngo nifata nk'umukinnyi wa mbere ku isi, kuko ari abagati bazajya kubarangira Messi muri imbere mu bitego, bazajya kubarangira Messi mfite igikombe cy'igihugu nka Euro watagira, bazajya kubarangira Messi namusize muri Champions League. Akabona ubwenge bwose Messi yaba yaragize in numbers ndamubitinga. Wenda ibyo bindi byurebesha ijisho ry'abanyamupira yagira ukunda bije, ariko in numbers yaramubitinga. Muribuka ko icyo gihe Messi yari no mu bihe bigoye ashaka no gusezera mu kipe, agashaka gusezera rimwe agatsindwa na Sashir kuri penalty akarira, dora tumutrolinga twishimye tuvuga tuti Messi yaragizwe na Guardiola, abantu barabyibuka. Yego. So until Messi nyuma Covid yongeye gutwara mizi Copa America ebyiri n'iki gikombe cy'isi, akongera gukora n'iyi mibare nyine yongeye kumuzamura akongera ko all time top scorer w'igikombe cy'isi, nicyo cyongeye gutera Ronaldo izi frustration. Azi rero ko icyamuhoza icyamugarura ku meza y'ibiganiro tandukanye na birabwiye PS Morgan ngo ntago mbaraka imikino 8 rero yaba ari umuntu ngo kare wabaye mwiza ngo ibihe byose ngo maze gukina imikino irenga 1000. No, no kwidefanda nukuvuga ngo ntago bibarirwa mu bwinshi bw'imikino mwakina, no, bibarirwa mu buremere bw'icyo mikino mike yivuze. Sibyo ngo mu basirikare barabizi ko isasu rimwe rishobora guhindura urugamba mu gihe amasasi 100 nta kintu ashobora guhindura. World Cup imikino 8 hindura igitereko cy'umukino. Ubigaruye twege mu baturage kubanza mu isoko siko guhaha cyane. So Ronaldo rero iki gikombe cy'isi niyo mpamvu ubona yagikaniye nawe akaba yabikoze neza, aterekamo ibitego 2. Navuga ngo mu by'ukuri nubwo afite intege nke ubona kakuze, ariko umutima nicyo mudra Cristiano at least iyo mentalite, iyo nyoto ubwo bushake, iyo ziro ko kubona bishaka urabibona ko bihari, probably ashaka kuzagera n'indi mikino myiza wenda atari nuriya gusa. Nepo ikipe y'igihugu y'Ubwongereza yamanutse mu kibuga Ghana iri